Yes, rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ushobora guhumiriza ku maso yawe tugasenga. Mana nziza, Mana y'ubuntu, Mana igira neza, Mana idukunda kandi Mana itwitaho uko bwije uko bukeye. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ino opportunity duhaye kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Reka uvugane na buri wese uri hano mu izina rya Yesu Kristo. Ntabari experience, ntabari ubwenge n'ibindi, ahubwo reka imbaraga z'umwuka wera zikorere mu ijambo ryawe, zikiza abarwaye, zibohora abarushe. Reka buri wese wicaye ahangaha ave mu bwiza bumwe yinjire mu bundi bwiza nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi menshi, tugushima mu izina rya Yesu, amen. Dushobora gusoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Umusomyi mwiza ashobora gufata microphone akamfasha. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6. Bansabye kuvuga nanone ku gukorera Imana, gutera intambwe mu gukorera Imana. Nibyo tugiye kuganiraho. Ubushize ni nabyo navuzeho, nibyo mama Bishop yahoze avuga. Nababwiye ko umutima ukorera Imana ni umutima wabanje gukunda Imana. Ntushobora gukorera Imana udakunda Imana. So ubushize twavuze kuri icyo. Uyu munsi nanone ndaza kuvuga ku bindi, nejo ndetse no kuwa kabiri ndazi ko tuzagira ibihe bidasanzwe. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Amen. Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Igihe cyose mbere ko dusoma, igihe cyose najya mu ndebe, igihe cyose muri ubu bwami bw'Imana turimo, umuntu akuzwa cyangwa se ukura bitewe n'ubumenyi ufite ku ijambo ry'Imana. Tuvuge cyane ngo amen. Kabine nimba bishoboka ushobora kunzamuraho gatoya kugira ngo maze iminsi mbwiriza ahantu henshi, ijwi ndumva ari naniwe kandi iki cyumweru cyarimo akazi. So narindi kuvuga muri ubu bwami bw'Imana turimo, bimwe mu bintu abakristo bibeshya, ntabwo Imana igukuza kuko wasenzurira. Imana ntabwo igukuza kuko wasenze amasengesho y'iminsi 7 wiyirije ubusa, nubwo nabyo ari byiza, kurira ni byiza. Ntabwo Imana igusubiza kuko wasirimbye cyane, nubwo ari byiza ko tugomba gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, Abaroma 12. Ibyo byose ni byiza, ariko muri ubu bwami bw'Imana turimo, Imana igukuza bitewe n'ubumenyi ufite mu bwami bw'Imana. Imana igukuza bitewe na knowledge, wisdom umaze kugira mu kumenya Imana kurushaho. Mu yandi magambo, ntago ari Imana y'amarangamutima, ntago ari Imana kuko wakoze iki kiyikoraho, oya, ahubwo ireba version iri kugenda ubayo, ireba capacité spirituelle, ireba maturité spirituelle kugenda ugira, kugira ngo Imana izikorane nawe, izivugane nawe. Mu yandi magambo, niyo mpamvu Imana yashyizeho opportunity nk'ingiyi kugira ngo abantu baze biga ijambo ry'Imana, kuko ubukure mu buryo bw'umwuka ntago buva handi, buva mu kwiga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Imana yatanze abashumba. Yeremiya 3:15 biravuga ngo nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabigisha cyangwa se bazarabaragiza ubwenge ndetse no kumenya. Mu magambo, impamvu Imana itanga abashumba si ukugira ngo habe ikindi, oya, ni ukugira ngo habeho kwigishwa ndetse no gukura kwitorero. Abefeso 4:11 Imana yatanze imihamagaro 5 yose ngo kugira ngo abera bigishwe, babe edified, to edify, bakuzwe, bagire ku kigero cyande cya Kristo cyo kumenya Imana. Mu magambo, ukurushaho guterana, ukurushaho kumenya Imana, ni kuri kugenda uhinduka uwo Imana yishimira kuruta uwo wahoze. Tuvuge cyane ngo amen. Torero tuvuge ngo amen. So rero umwanya nk'uyu mwiza w'ijambo ni umwanya ukwiye kwitondera, ni umwanya ukwiye kuba excited, ni umwanya ukwiye gufungura umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe, kugira ngo wumve icyo Imana ikuganiriza, kugira ngo wumve aho Imana ikujyana, kugira ngo wumve n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Abakristo benshi dushobora kuba dutwarwa n'amarangamutima tukibagirwa impamvu y'ijambo. Impamvu y'ijambo si ukugira ngo wumve uburyo abwiriza, dushyiremo ibiheburayo, ibigira icy'ibyongereza byinshi n'ibindi, oya, ahubwo ni ukugira ngo wumve point, ukuremo message yawe, nurangiza utahe mu rugo usubiremo ibyo wigishijwe. Si no kubisubiramo gusa, ahubwo ubishyire mu bikorwa. Iyo ubishyize mu bikorwa ubona umusaruro wa rya jambo ryabwirijwe ku buzima bwawe.
iki rero nicyo kibazo tujya tugira mu itorero, aho ijambo rigera ugasanga umuntu excitement. Iyo usomye ibyakozwe n'umwaka 2:41-42 biravuga ngo bahoraga bashishikariye ngo kumva ibyo intumwa zagira gute zigishaga, bahoraga bari excited baza mu materaniro. Dawidi niwe wabivuze ngo narishimye cyane ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana habamo iki? Habamo guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Mu nzu y'Imana harimo imbaraga z'Imana. Biravuga ngo uko wa munsi uhora usatira wegera ngo ariko murushaho kugira gute guterana. Uzi impamvu duhindukira mu nzu y'Imana, tugaburirwa mu nzu y'Imana, dukurira mu nzu y'Imana. Ubwoko bw'Imana tuvuge ngo amen. Bwira mugenzi wawe ngo uyu mugoroba Imana igukoreho mu izina rya Yesu. Ijambo ribi ryawe mu izina rya Yesu. Abiteguye tuvuge ngo amen. So umunsi tuba twaje mu nzu y'Imana, menya ngo nje kugeneratinga wisdom, nje kugeneratinga ubumenyi runaka buzanyambutsa, buzankura muri bya bindi ndimo. Mwani magambo, urebye ibibazo twese ahanini tuhura nabyo biri knowledge depended. Yeah. Uko ukura kumenya Imana, uko usobanukirwa Imana kurusha, uko usobanukirwa ubwami bw'Imana, uko ukura mu kumenya Imana, dore kiri kugenda kiba. Imana iri kugenda gutrustinga kuruta uko yagutrustingaga. Transformation izanwa na maturity. Tuvuge cyane ngo amen. So ubwo nzakuba ndi kwigisha n'iyi minsi ndetse n'abababanjirije n'abazankurikira, ndagira ngo mbabwize kuri torero ry'Imana, be excited, zana umutima ufunguye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo ubuzima bwawe bugira ahantu buva, bugire naho ba. Reka mbabwize ukuri, nta kindi kiduhindura atari ijambo ry'Imana. Ushobora kubyina, ushobora gusenga, ni byiza nabyo, ariko umurimo w'ijambo ry'Imana ni umurimo udashobora gukinisha no gupfusha ubusa. Ukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ukure. Nibyo biryo by'abakristo. Iyo umwana atariye bikwiriye aragwingira. Spiritually iyo utumvisha ijambo ry'Imana, iyo utarezwe, iyo udatojwe, uragwingira mu isi y'umwuka. Nibi bibazo rero abakristo dufite kubera iki? Turi kwirukankira impano n'ibindi bisa nkabyo, tugatukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Azagiye he? Tuvuge cyane ngo amen. So igihe cy'ijambo nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo mukunde ijambo kuruta ibindi byose. Yego yego, kuko ijambo rirakubuildinga, riguha capacity yo gukura. Niyo ubonye ibintu bitari byiza ubasha kurobanura, bati ibi ni byiza, ibi ni bibi. Iyo ubonye umuhanuzi w'ibinyoma n'ibindi bidakwiriye, urabati uyu ni bibi. Kubera iki? Discernment spirit yawe, discernment capacity yawe yarakuze kubera gukuzwa n'ijambo ry'Imana. Ndebera mugenzi wa mugoye, kunda ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umubwiye gake, mubwiye ngo kunda ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mu minsi ya nyuma turimo, ikizagutandukanya n'abandi ni ubukure bw'ijambo ry'Imana bwaguriye mu buzima bwawe. Shaka ijambo, kunda ijambo, haranira kumenya no gusobanukirwa. Bajene rubyiruko muri hano muvuge ngo amen. Shaka ijambo kuruta uko ushaka impano. Aba ba data n'ababyeyi mubona bicaye hano, ikibakomeje suko basirimbye, suko babaye mu bindi, ariko bari ijambo bararitapfuna. Imyaka 30-40 baracyari mu Mana bahagaze, nta kindi kibahagarikije, ni ubwiru bw'ijambo ry'Imana. So tugiye kwiga ijambo. Tuvuge ngo haleluya. Nejo tuzakomeza kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri mu izina rya Yesu. Tuzagira ibi bidasanzwe. Yohana ubutumwa bwiza 1:6. Yohana 1:6 haravuga ngo hariho umuntu watumwe n'Imana. Genda gake. Hariho umuntu wagize gute? Watumwe n'Imana. Witwaga Yohana. Tuvuge cyane ngo amen. Murakurikira ijambo ry'Imana ngo hariho umuntu witwaga nde? Uwo muntu yavuye hehe? Yatumwe n'iki? Mani magambo, yaravutse atavukiwe ikindi, yavutse ku bwa purpose, yoherejwe n'Imana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umuco. Kurikira. Ngo yazanywe no guhamya iby'iki? Iby'umuco. Mani magambo, badefininze, bakriyarinze purpose yatumye Yohana ava mu ijuru. Mu cyongereza ngo there is a man who sent. Verse 6 please. Ngo yoherejwe yavuye. Please verse 6 media team. Okay, ikomereze. Ngo atume bose bizera.
atume bose. Subiramo ako karongo ka 7. uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo. Uwo yazanywe ntago yazanywe n'ibindi, yazanywe guhamya n'iby'umucyo, ngo atume bose bizera. atume bose bagira gute? Reka ngusabe ukomera Imana amashyi kubw'ijambo ryayo. Now there was a man sent from God. Hari umuntu woherejwe uvuye ku Mana, yazanywe atazanywe n'ikindi, no, azanywe no kugira ngo umucyo wamamare, aje kugira ngo atange umucyo. Mani magambo, Yohana yavutse mukurikire, Yohana yavutse ataje kugira ikindi akora. Ntago yaje kugira ngo abe profeseri, ntago yaje kugira ngo abe umuyobozi, umwami n'ibindi muri sectors zigiye zitandukanye. Yazanywe na specific mission. Bibiliya ivuze hari umuntu waje uvuye ku Mana, yazanywe no kugira ngo agaragaze iby'umucyo. Tuvuge ngo amen. Ibi bitwigisha iki nk'itorero? There is a purpose, hari intego, hari n'umugambi w'Imana ku buzima bw'uwavutse wese. Tuvuge ngo amen. Hari intego, hari n'umugambi byatumye buri mukristo wese, buri mwana w'Imana wese avuka. Mwana magambo, nkuko Yohana biri tubwira ngo yoherejwe n'Imana, azanywe n'impamvu iri specific kugira ngo agaragaze umucyo w'Imana mu bantu. Ni nako twese nk'abana b'Imana tumaze kubyarwa muri Kristo Yesu twazanywe na purpose, twazanywe n'intego runaka. Intego yacu nta yindi, ni ukugira ngo aho dukorera, aho dutuye, aho tugenda, Imana igashe kugaragara, n'umucyo ubashe kugaragara. Atari umucyo ugaragaje, kuko igihe wakiraga Kristo wakiriye umucyo. Uwo mucyo Kristo kurimo ni ugomba gukandagira ahantu bakabona wa mucyo uraje. Tuvuge cyane ngo haleluya. Tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Mu yandi magambo, there is a purpose, hari intego n'umugambi wa buri buzima bw'umuntu wicaye ahangaha. Mbivuze neza? Mu yandi magambo, mu gihe utarawusobanukirwa, niko kazi ugomba gutangira gukora mu izina rya Yesu. Kubera iki? Igihe cyose udafite impamvu yo kubaho, ntuba ufite n'ikintu cyo gupfira. Tuza mu nzu y'Imana, ariko nta muntu n'umwe uramenya ngo Mana wampamagariye iki, kubera iki ndi hano, kubera iki bimeze gutya, n'icyo ushakaho. Ndagira mbabwire nkuko Yohana Bibiliya mutestifying, nta muntu w'impanuka. Halo, tuvuge ngo amen. Nta muntu w'impanuka muri iki gihugu. Kuki utuye muri kino gihugu udatuye mu kindi? Kuki wavukiye mu muryango wavukiyemo? Kuki uhura n'abantu uhura nabo? Mwani magambo, ibintu unyuramo n'ibyo ucamo biconnectinze ku muhamagaro ndetse na purpose y'Imana ku buzima bwawe. Iyo utarabasha gusobanukirwa intego yatumye ubaho, trust me, ubu ugifite akazi gakomeye ko gukora ku buzima bwawe. Kuko imigisha yose, ubutsinzi bwose Imana izaguha bufite aho buhuriye na purpose yatumye ubaho. Igihe rero utarasobanukirwa purpose yatumye ubaho, uracyari kure y'umugisha w'Imana, uracyari kure na connection n'ibindi bidasanzwe Imana yateguye uri muri purpose. Tuvuge ngo amen. So iyo tuvuga ubuzima bufite intego, n'ubuzima Kristo ashaka. Urebe igitangaje, Kristo yaje ku isi, ntago Yesu kuza ku isi aribwo yarabayeho. Yari yahozeho, birabivuga, yarahozeho muri Yohana wa mbere 1:1, yahozeho, ibintu byose byaremwe nawe. Ariko igitangaje, kubera intego yari afite ku buzima bwe, byatumye asiga icyubahiro mu ijuru, yemera guca mu nda y'umugore, yambara umubiri, aza ku isi, aje kugira ngo asohoze gukiranuka kw'Imana na purpose yari iri ku buzima bwe. Turankurikira neza? Mu yandi magambo, nawe waje hano ku isi, kuko hari abantu batekereza ko bangana n'imyaka yabo. Uri mukuru kuruta imyaka yawe. Tuvuge cyane ngo amen. Ntago ungana na anniversaire yawe, uri mukuru kuruta anniversaire. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro. Hari abakristo bari hano, nakumenye utaraba urusoro munda. Mwene magambo, Imana yakumenye utaraba urusoro na papa na mama batarahu, ngo nkushyiriraho kuba umuhanuzi. Mwene magambo, mbere y'ukubaho mu isi y'ifatika, wari uriho mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu cyakuzanye kugira ngo ubashe gusohoza icyo Imana yashyize ku buzima bwawe. Mwene magambo, uri mukuru kuruta anniversaire yawe. Nkavuze neza? Ariko hari abantu bari gufashwa bavuge ngo haleluya. Uri mukuru kuruta igihe wavukiye, kuko wahozeho. Waje ku isi gukora iki? Waje ku isi kugira ngo umugambi w'Imana uguciyemo ubashe kugaragaza ubwami bw'Imana muri kino gihugu. Vuga cyane ngo amen.
So iyo utarasobanukirwa icyatumye ubaho, icyatumye uvuka, uracyafite struggle nyinshi urwana nazo. Reka mbabwize ukuri bakristo muterani hano, intambara nyinshi duhura nazo, muzi ko hari n'intambara duhura nazo zikuruwe nuko twagiye kure y'intego yo kubaho kwacu. Ako mwamvugiye ngo amen. Kubera kuri kure y'ubushake bw'Imana, intambara zirakwataka ukibaza Mana wampoye iki? Ntacyo yaguhoye, nta nicyo mupfa, ahubwo icyo utazi ni ukuri kure y'umuhamagaro wawe ndetse na purpose Imana yagushyiriye. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana muterani hano, ni byiza n'iby'igikundiro gushaka mu maso y'Imana, ukabwira Imana, Mana wandemeye iki? Kuki natumye mvuka mu gihe gisa nk'iki? Uzi impamvu? Hari impamvu Imana yemeye kubaho gutyo, ukura gutyo, kandi ibyo uri gucamo biri connected n'impamvu yo kubaho kwawe. Ushaka kumbaza ngo namenya gute impamvu yo kubaho kwanjye? Nyigusubiza mu minota 2. Nta bundi buryo wamenya inkomoko yawe cyangwa se wamenya impamvu yo kubaho kwawe udasubiye ku muremyi wawe. Umubumbyi uwabumbye ivaze bimwe bashyiramo indabyo, ntago yabumba ivaze papa, ntago yabumba ivaze imuhindukira nimubwire ati ngewe nubwo ndemeye gushyiramo indabyo, ndanze gushyirwamo indabyo, ngiye kuvoma. Benshi abataye umugambi Imana ku buzima bwabo twahindutse nk'ayo mavaze. Ivaze bayiteguye kugira bayitakemo indabyo, ariko irahindukiye ibwira umuremyi wayo, ngiye ntago nshaka ibyo bintu byawe by'indabyo, ngiye kuvoma, ngiye gukora. Imana imaga iyo wagiye kure ya purpose yawe ni ukuba umeze imbere y'Imana. Let me tell you, igihe cyose ivaze, kandi uzarebe iyo ivaze bayiteguye neza bagashyiramo indabyo ubona biryoshye. Niyo mpamvu uzasanga, niyo mpamvu nkubwira akantu, nubona mu bintu uri gukora, ukabona mu bintu uri gucamo uri kugira intambara nyinshi, ibyo uri gukoramo reka mbivuge mu Kinyarwanda cyoroshye, hari abantu bari guteza ibibazo ahantu bari kuko bataremeye kubaho hantu. Muri korari niwe wateje ibibazo, niwe uri guteza amagambo, niwe utazi kubyina dance, bajya ahangaha wowe ukajya hirya, bigaragare ko atariho waremeye kuba. Jya muri protocole maybe ko ariho ushoboye. Hari abavuga butumwa bifosinze kujya ku gatuti, ntibazi kuvuga, ntibazi gutondekanya ibintu, nibyo bateguye banditse ntibazi kugira ubwenge bwo kubisoma. Akasakawe jya mu bindi ushoboye. Hari ibibazo tujya tugira, buri muntu wese arashaka kwigana mugenzi we ngo kuko ari byo bibona ngo bikunzwe n'abantu. Ubu umuntu wese atahanuye ntago yaba umuvuga butumwa. No, shobora kuzana nkavuga ijambo ry'Imana, aho nicyo nshoboye. Abahanura nabo bahanure n'ibyabo, n'Imana yabashimiye ko bahagarara. Uzareba isi cyangwa se system y'isi yarabya understandings. Hari aba doctors bari specific ku badamu, babita abajenewate, abajenekologe. Uwo nguwo mujyana iby'umutima yakwica, ntago yakuvura, kandi nawe yubaha mugenzi we. Ati ibi bintu ntago mbishoboye, terura uwo mutima wawe nkwereka ahantu ujyanira. Nta kimwaro kimukoze, ariko urabizi kuri umuvuga butumwa, uzi kuvuga ijambo ry'Imana, ugatangira ati nderetswe, ugatangira ukavangirwa kuko ibyo ugiyemo si ibyawe, wakoresheje neza ibyawe ufite. Niyo mpamvu hariho kwiganana. Runaka aririmba gutya, nanjye reka mwigana ukuntu aririmba. Uri kwigana ibitakurimo bizakuvuna. Wabaye wowe ibyo ushoboye ukabikora neza, ariko wazamuye ibiganza ukavuga ngo haleluya. Nimba ubona hari abashoboye kuririmba, bibarekere si ibyawe. Ntuzi nijwi uririmba, nimba ari rya gatandatu, nimba ari 20, urashaka iki mu baririmbyi wagiye ahandi ushoboye? Urabizi neza ko iyo abandi basirimba ubyina contre tubangamira abandi. Dore iwawe ni hari inyuma, ntago ukwiye kuba hano, kandi n'ubu uri hari inyuma enjoyinga kuko ni Imana yaguteganyirije kuba. Ariko ndimo ndavuga neza, ba wowe kuki uri kuvunika? Mama Bishop nabonye ukuntu avuga n'ukuntu asirimba, ndumva nshaka kumera nkawe. Ni byiza kwifuza kumera nkawe, ariko mu gihe utari nkawe uzavunika. Let me tell you, niyo mpamvu Imana bashumba, niyo mpamvu Imana itatwemere kuba nashumba bose. Abantu bose b'i Kigali sinabashumba ngo bivemo. Niyo bose baterana, hari abankundaye n'abandi babona ntazi ibyo mvuga,
ariko abo mbona ibyo mvuga babyumva, abo nibo nateganyirijwe. Niyo mpamvu ujye n'ahandi ukareba umushumba umuhamagara afite, ukabona hari abandi koko bagize gute bamukuriye. Nuko mu isi y'umwuka bihagaze. Ariko urashaka, niyo mpamvu hava ahantu ho kugira amashyari. Kubera iki? Uri kwivanga mu bintu utahamagariwe. Church is quiet. Itorero ryacecetse. Aho ni sawa. Reba ni hehe nahamagariwe. Yohana baramubaje ngo uwo ninde? Ati ndijwi ry'uharangururira mu. Ntago confusing, ntago yitiranye bidakwiriye kwitiranywa. Ati ngiyewe ndijwi. Nta kindi yaje kubwira abantu mwihane, dore Mesiya araje, nta kindi. Ariko igitangaje, urashaka guhanura, urashaka kuririmba, urashaka gukora ibi, urashaka gukora ibi. Come on, abandi bazakora ibiki? Niyo mpamvu ushwanyukira mu bintu byinshi. Sorry to use this word. Ukora ibintu byinshi, unyanyagira mu bintu byinshi, ugasanga nta na kimwe ukoze neza abantu bagushimira. Imbaraga zawe ziri muri byinshi. No, uyu mwaka tugitangira, kura imbaraga mu bintu byinshi bidagufitiye umumaro. Shyira muri bya bindi ukora neza, itakuri ibyo ngibyo. Hari abantu turi kumwe bavuge ngo amen. Atari ibyo uravunika umutima, uraruha. Ukiruga ubwira Imana ndashaka kuzamuka, ndashaka Imana ikareba ikavuga se uyu muntu ntazi. Ikibabaje rero, kugira ngo umenye papasi yawe, usubira ku nkomoko yawe. Wa wundi wakuremye, umuremyi wawe ni uzi impamvu yakuremye. Jyayo umubaze wandemeye iki? Ndi ivaze, ndi ikijerekani, ndi rakrete, ndi iki? Urashaka kuba ivaze ube na rakrete bakorope gute? Mbabwije ukuri mama, ni ibi bibazo dufite mu itorero. Niyo mpamvu uzasanga abantu nkaho kuba ibisubiza ahantu bari bahindutse ibibazo byaho bari. Niki cyabaye? Icyabaye nuko wivanze mu bintu udashoboye. Amina ziracyahari. Tuvuge cyane ngo amen. Uyu mwaka gabanya distractions. Uyu mwaka gabanya ibintu udashoboye. Itakuri bya bindi bike ariko ushoboye. Icya kabiri, subira ku muremyi wawe umubaze wandemeye iki? Nihe mpamvu yo kubaho kwanjye? Dore Yohana 2 kunatubwiye nta kindi cyamuzanye ngo nukugira ngo agaragaze umucyo. Mu yandi magambo, there is a purpose. Hari impamvu Imana yagushizeho, yakuremye. Kuki Imana itemeye kubaho mu binyejana 5 biciyeho ukabaho muri kino gihe? Hari impamvu. Ikibabaje nuburyo abakristo twashyuminga ko ibintu byose tubyumva, twumva ibintu byose turabishoboye, twumva ibintu byose. Igihe uzatangira kubaza Imana ibibazo, bizatangira kukwereka urugero rwa matiri tutangiye kubaho. Imana muvuga amena mbabwira kandi. No, muvuga amena cyane mbabwira kandi. Hari umugabo wari utangiye gusobanukirwa papasi yo kubaho kwe. Uwo mugabo yitwa Gideon. Imana iramumanukira ari mu muvura, ariko yari ingabo, hari ikintu cyari kimurimo ariko ataramenya ni igiki kindimo. Imana iramumanukira ati Gideon ukundwa, ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo ugomba gukora, icyo waremewe ni iki niki. Gideon ati buretse nimba ko kutwishimira, kuki wemera ko ibi bintu bigira gute bitubaho? Atangiye kubaza ibibazo bigendanye na papasi y'ubuzima. Imana ati no, ni wowe nahisemo kugira ngo uzatabara ubwoko bwa Isirayeli. Ati oya winshuka, ni iki kibinyemeza? Atangira kubaza ibibazo. Mwene magambo, iyo utangiye kubaza Imana ibibazo, uba watangiye kujya mu nzira nyiziza yo gusobanukirwa impamvu yawe kubaho. My dear, ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo ubeho, ubyare, uheke, wigisha abana nurangiza upfe. No, hari Imana yagushyizemo, hari potential Imana yagushyizemo, igomba kuvayo abahanga n'abantu bakayibyaza umusaruro, bakanezerwa kubera kubaho kwawe. Reka nk'urugero rwiza, mu gihe ahantu uri bataramenya agaciro kawe, abantu mubana bataramenya agaciro kawe, bita bikwereka ko utaramenya impamvu yo kubaho kwawe. Mbivuze neza? Niyo mpamvu ushaka buri inshuti yose kurebe, niyo mpamvu ushaka buri inshuti yose, niyo mpamvu benshi muri twebwe tugwa mu makosa yo kwihoma ku bantu.
nkavuze neza donc runaka kuki mutampamagara kuki mutantumira mu bukwe ntago byumvikana ko udakenewe urarwana n'iki bimeze bite ngo ngiye ngo bakoze inama ngo ntibampamagara igisubizo kiri ize ntago ukenewe kandi igitangaje nkaho kujya gupfuka mubwira Imana ngo Mana mpindura igisubizo uko udakenerwa ni nako batakora inama hatari abandi bahamagaye kuko bamaze kubaka capacity bamaze kubaka ubuzima bwabo ku buryo babakenera mu byo bari gucamo byose wowe rero utaramenya icyo ugomba gukontribute muri societe ibyo wakora byose bati no abantu baranyanze nibankunda no mu rusengero birimo protocole byagenze gutya uribuka runaka yarabyaye bajya kumuhemba njewe mbyaye rimwe ntibampemba ubwa kabiri impamvu tutaguhembye birumvikana nuko tutaguteye inda ntago byumva ibaza abantu batangiye kuva mu itorero kubera ngo narabyaye ntibampemba ko mutangiye kundeba nabi tuvuge cyane ngo amen ugasanga umuntu asohotse mu itorero umuntu arabyaye ntibampemba ngo no hari abantu bicaza imbere ngo bahora bicaza imbere ngewe iyo nzindutse banyicaza inyuma biroroshye finding a purpose yo kubaho kwawe urebe ko utazicara imbere abicaye imbere ntago mukurikire ntago abicaye imbere babyutse mu gitondo ngo bicara imbere nabo babajije hari umunsi bicaye aho wicaye inyuma ariko niki bakoze kugira ngo umunsi bicara imbere ibi bintu abakristo ntago dushaka kubyumva ariko niko kuri ku ijambo ry'Imana muri ubu ngo bagize amahirwe ngo impamvu bageze hano nuko nta mahirwe abaho akora abantu gutyo nayabaho abantu bakoretse amajoro baraye hari wa presence mukanya doctor turishimye guhura namwe cyane let me tell you doctor mu mubaza havuye imyaka 5 none urashaka ngo wicara hangaha uri nibibaho sacrifice yatanze ziramwemera kuticara hari inyuma yicare hano so wishaka rero gushaka kwicarana nawe yararaye amajoro wowe utarayaraye urya kawunga kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru abandi baririza iminsi yose uraryama amasaha 28 abandi barakora amasaha ni gute wagira resulta zingana n'umuntu nkawe ntago bibaho nshatse kuvuga iki bakristo umuntu nakurusha resulta mwubahe nta resulta ziva mu mahirwe oya ziva mu bitambo no kwemera kudasinzira no kuvunika none urashaka ngo bagukomera amashyi kuko runaka bayamukomeye you are joking ubuzima ntago ari uko nguko bumeze hello let me tell you nanjye ubwanjye hari umunsi nigeze guhura n'uyu mubyeyi ari mu mazi ari gutogota asenga marahoso none ndabaza uriya ni revera ninde urabyibuka papa akeye imyaka ibyumba aratogota ashaka Imana ntaze kumbe nahabihinira none yazamuka hano yabwiriza icyubahiro cy'Imana cyaga ngo nashaka ngo kuba nka revera Kado yewe banza usobanukirwa ibyo akora mu bwihisho aho abantu batamubona n'icyo akora ibi rero nicyo kintu kiri mwito ndashaka kumera nka runaka nushaka kumera nka runaka ni byiza ariko wemere utanga ibitambo yatambye kugira ngo agere hariya muri ko murafashwa find your purpose utaza kugira ngo nataye intego yanjye mfite aho mbaganisha muvuge cyane ngo amen bimwe mu buzima buryoha bw'umwana w'Imana nk'umukristo ubuzima bw'Imana bikakuryohera benshi impamvu no mu materaniro ataturyohera nuko tutarasobanukirwa impamvu yo kubaho niki gitumye Imana ikubeshaho muri kino gihe kuki ibintu biri kugenda gutya find your purpose hari intego rero twese duhuriyeho nk'abana b'Imana nkunda Bibiliya tuvuge cyane ngo haleluya nimba twararemwe n'Imana nimba twaracunguwe n'Imana nimba tubereyeho yo tutabereyeho ibindi hari intego twese nk'itorero byo b'ikinyarwanda bita ngo icyita rusange denominateur commun common what denominator something so muyandi magambo uzikiba icyita rusange twese duhuriyeho nukugaragaza
icyubahiro cy'Imana aho tuba hose. Mwani magambo, uburyo bwiza wakoreramo Imana bwa mbere ni ukumenya icyo yakuremeye, warangiza ugatangira kukibamo. Ukibamo gute? Ugaragaza icyubahiro cy'Imana. Naha rero twasomye muri Yohana 1:6. Yohana yoherejwe n'Imana avuye mu ijuru. Nabihuje na Yeremiya nakumenya utaraba urusoro mu nda nkushyiriraho kuba. Buri muntu wese hari impamvu Imana yakuremye, hari n'impamvu Imana yemeye kwace. Mwana magambo, ntabwo Imana mama wakubyaye yahindutse igikoresho kugira ngo Imana ikugeze ku isi. Igitangaje, iyo wamaze kumenya umuhamagaro wawe, ndajya mukurikire please everybody watch this. Igihe wamaze kumenya umuhamagaro wawe, nta n'ubwoba bw'uwo muhamagaro ugira, nta n'ubwoba bw'ibyo bihuri guca mugira. Let me tell you, Yesu yakoze ikintu gitangaje. Ndajya mukurikire neza. Yesu yakoze ikintu gitangaje. Uzi ikintu yakoze? Yaje mu nda ya Mariya arabyara, amara imyaka 30. 30. Bajya bavuga ngo buri myaka 10 isimboliza imyaka 3 yakoze. Mwibuke ko Yesu ya ministerinze imyaka 3 yararangije papasi yo kubaho kwe. Mwani magambo, kuba wakuru ukagira imyaka 70 ntago bivuga ko wujuje papasi. Nkavuze neza? Kuba ugejeje imyaka 70 80, kuba usaba Imana Mana uzampe kurama ni byiza igi bitanga, ariko ushobora kurama nta kintu mariye societe. Ndakavuze? Ushobora kubaho imyaka, ni ikirero kibazo dufite. Ugasanga umuntu arakuze ariko wasanga impact ari gutanga muri generation ugasanga ni bure. Twarangiza ngo mujye mutwubaha, twe turi abantu bakuru, turabubaha kuri mukuru. Ni yihe package utanga ku batoya? Izire nizo conflict ziri hagati y'abasore bari kuzamuka n'ababyeyi. Ejo bundi hari umusore mu young ministers, umukozi w'Imana ukizamuka ukiri mutoya. Twaragananje ndamubwira tujye wubaha so mu mwuka ujye, ndamwubaha yakoze iki mu buzima bwanjye. Niki kintu ambwira history yabo. That what? Ndabona ati uko bimeze kose utegetswe kumugandukira nimba ushaka ko Imana izakuzamura. Regardless n'amakosa. Ariko byansigiye image imeze gutya. Conflict iri hagati y'abato n'abakuru. Usanga impact abakuru bagombaga kugira ku bato bagize gute, barafeirinze. None Imana ya blessing abandi bato bazamuka muri za struggle n'ibindi. Babandi bakora bati mujye mutwubaha. Turakubaha wakoze iki? To be honest, ngo ndakuze, Imana iguha umugisha ku myaka yawe. Nihe impact wakoze ku buzima bwacu? Aha rero tugomba kubwizanya ukuri. Kiza ntago mwantera amabuye, hano haratapi ibintu bimeze neza, nta mabuye hano wabona. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ibi niyo conflict dufite hagati y'abakuze n'abatoya. Abatoya natwe rero Imana yatuzamura. Ukazamukana umutima ati nitamuonyesha. Ntiyanyimye platform umunsi. Reka nikomereze ubutumwa aho hantu mavi. Tuvuge ngo haleluya. Ariko uko byagenda kose mu nkurikiye bwoko bw'Imana uzubahwa bitewe na impact n'ubuzima bw'abantu wahinduye. Mu gihe nta bantu wahinduriye ubuzima ntago ugombwa icyubahiro. Nkavuze neza? Church is quiet. Dore rero intego twese nk'abana b'Imana duhuriyeho ngana muri topic yanjye. Sigaje iminota 20, ibindi zabikomeza ejo. Munkurikire neza. Icyo duhuriyeho ni ukuba abambasaderi b'umucyo twakiriye. Munkurikire neza, ni ukuba abambasaderi b'umucyo twagize gute, twakiriye. Niyo mpamvu ushaka kubwira hari icyo Imana yagushizemo, hari umucyo Imana yagushizemo. Niyo mpamvu ugomba gusohoka hacuze umwijima ukamurika, kuko uri umucyo. Munkurikire, Yesu yavuze ikintu gikomeye muri Yohana I think 9:4. Yohana 9:4 aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa.
icyo cyangwa murakizi, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa ngo burenda kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Mwene magambo, iyo umaze gufindinga iyo purpose yo kugaragaza umucyo w'Imana, hari periode ugira mu gihe runaka cy'amanywa yawe, nicyo gihe ugomba kumurika. Najya mbabwire rero, twese igihe twakiraga Kristo twahindutse umucyo. Biravuga ngo muri umunyu w'isi, sibyo? Muri umucyo w'isi mukaba n'umunyu. Munkurikire neza, mukurikire nsobanura ibi bintu. Mu itorero igihe ngewe nari umupagani, n'igihe papa Kado yari umupagani, igihe yakiraga Kristo yakiriye umucyo, sibyo? Nanjye igihe nakiraga Kristo nakiriye umucyo. Niyo mpamvu mu buzima bwanjye nta mwijima urimo, mu buzima bwe nta mwijima urimo. Mukurikire, inyungu yanjye si ukumubera umucyo kuko nawe afite umucyo, ahubwo umumaro wanjye ni ukumubera umunyu, nkaryoshya ubuzima bwe bw'umwuka, ubuzima bwe bwa gikristo. Niyo mpamvu nk'itorero tugomba kubera umunyu. Uzareba umunyu ufite imbaraga. Narumiwe, utetse ikiro cy'umuceri ntago kugira ngo uryohe ari ugushyiramo ikiro cy'umunyu, ntago wabirya. Just akunyu gake ushyiramo karyoshya ibiryo. Mani magambo, umunyu wabera mugenzi wawe waryohesha ubuzima bw'agakiza kiwe. Ikintu duhamagarirwa cyambere ni ukugira ngo ubuzima bw'abakristo dusengana tubana tubehinduka umunyu, tuburyoshye mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo haleluya. Ndebere ntumwicaranye mubwiye ngo nzaryoshya ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Umwerera imbuto nziza uburyoshye ubuzima bwe. Munkurikire rero, iyo umaze kuryoshya ubuzima bwe ntago umubera umucyo, kuko umucyo wawe nkuba ukuntu twicaye. Reka numve abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uri hano wakiriye umwami Yesu n'umukiza avuge ngo amen. Uzi ikintu turi hano twese, turi imicyo too much, turi imicyo myinshi. Mwani magambo, umucyo wanjye n'uwawe ntacyo tumariranye, ariko uyu mwanya hari ahandi hacuza umwijima. Hari ahandi hacuje umwijima. Dore icyo ugomba gukora ni ukuza hano ugashepinga ubuzima bwawe bw'umwuka, ukongera ugafata rya tabaza rya ukaryongeramo amavuta kugira ngo ryake neza. Warangiza ukajya hahandi ukorera mu kazi, ukajya hahandi wirirwa mu kazi n'ibindi, ku ishuri, ukabate aha ntago mbabera umunyu, ndababera umucyo kugira ngo mbamurikire bave mu mwijima barimo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Impamvu yacu ya mbere yo kubaho ni ukugira ngo tugaragaze umucyo ahacuza umwijima. None najya nkubaze, uri umucyo ahacuza umwijima cyangwa uri umwijima ahacuza umwijima? Nkasubiremo, muri mwijima ibiriraho cyangwa uri umucyo? Ikigaragaza umucyo rero ntago ari kugenda uvuga ngo yemwe mwo mfite umucyo w'Imana. Oya, ntago abantu bakeneye amagambo akuvamo, bakeneye ibyo ukora bizahita bereka ko uri umucyo. Mu gihe abandi barya ruswa, wowe ukayireba ukabati no, ndi umwana w'Imana, uri kugaragaza umucyo. Mu gihe abandi bakora amanyanganyanga mu kazi, wowe ugahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ati uyu muntu koko ni umukristo. Nawe ugasohoka muririmba, nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Munkurikire, abakristo benshi nkurahije ukuri kw'Imana ntimushobora kuririmba iyo ndirimba aho mukorera. Niyo wayiririmba bahita bakubaza ati burya se nawe urasenga? Buri nawe nigeze gukora ahantu kera haciye imyaka myinshi. Umuntu umwe yari umukristo. None umunsi umwe twagiraga lunch aho yo gusenga mu bigo ntashaka kuvuga twakoragamo. Igitangaje, umuntu umwe aje mu materaniro yacu nka fellowship, yari umwe mu ba directors. Ahageze buri wese atangira kwikanga. N'umubwiriza butumwa bwiza agombaga kutubwiriza uwo munsi atangira kuvuga ati mureke twakire runaka, ati ntabwo twari tuzi ko mwaba hano, niteka mwadute. Ati no, ngende umukristo. Ati nawe burya nawe ubwije ukuru. Let me tell you, iyo ndirimbo ngo ngende umukristo ni bakeya hano bayiririmba mu kazi. Urabizi ukuntu mera hariya, banamenye ko uri umukristo bahita batati pasiteri wawe ninde? Benshi hano abakristo dutukisha abashumba bacu, mwaranya ngo ngiye ngo pasiteri wanjye ni runaka. Bareba ukuntu yitwara bakureba kati baba yabyaye igibandi. Let me tell you, mu bintu ugomba kwitoza
reka habe mu mwijima habe mu mucyo. Uwahaguruka wese kugutunga agatoki uko umeze mu mwijima no mu mucyo. Mu mwijima mvuze naho abantu batakureba, aho utaba, aho pastor atari, aho abaririmbyi muririmbana batari, aho abakristo mubana muri serire batari, ugaragaza kurinde. Najya nkubwire ngo icyita rusange twese duhuriyeho no kugaragaza umucyo w'Imana mu buzima bwacu. Gukorera Imana kwacu kwa mbere si ukujya muri korari, si ukujya muri protokole, nubwo nabyo ari byiza, si ukujya mu binginzi, nabyo ni byiza bigiye ikindi gihe, ariko gukorera Imana kwacu kwa mbere, aho ukandagiye hose, aho uteye intambwe winjira, babona umucyo urinjiye, babona umwana w'Imana arinjiye, babona icyaremwe igishya kirinjiye. Nta muntu wagukekera ibindi, ahubwo wowe ukuntu umeze byonyine ni ubutumwa. Reka mbabwira akantu kamwe, abakristo benshi tujya dukora amafuti yo kujya gushaka Bibiliya ukabumbura icyanditswe ngo ugiye kwigisha abantu. Ntago ari uko bigisha abantu bwa mbere. Wigisha abantu bwa mbere nuko uteye, nuko ukora ibintu. Byaba ngombwa ugafungura Bibiliya. Gufungura Bibiliya ntago ari cyo kitwemeza ko uri umukristo. Imibereho mishya yawe nitwereka uwo uriwe utarinze kuvuga. Amashyi yagiye he ko natangiye hari menshi. Aho ugeze ukaba umukristo, ni wowe ushihurana, ni wowe utabana n'abantu neza, ni wowe kuba uri directeur, kuba ufite position runaka ntago biguha autorité yo kudispayizinga no guca amazi abari munsi yawe. Wibuke ko nabo bafite intego nk'iyo ufite, so ca bugufi. Ikindi iyo ntebe wicayeho menya ko mbere kuyicara hari hicayeho umuntu, nunayivaho hazicaraho undi. Twakomera Yesu amashyi menshi. Now munkurikire neza, Paul we yabivuze neza muri Timoteyo. Please dushakire Timoteyo wa kabiri, soreza aho ngaho. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 20. Umva uburyo Paul yabisobanuriye Timoteyo, umwana ukundwa cyane. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 20. Haravuga ngo mu nzu y'inyumba, mu nzu y'ikibere baroko, mu nzu y'inyumba habamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa. Ntago habamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibitera isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitunganya, nibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro cejejwe. Irekerera aho ngaho, dukomere Yesu amashyi menshi. Foswe yadukomere Yesu amashyi menshi. Bwoko bw'Imana, uyu ni Paul. Ejo nzabereka ni igikoresho cy'icyubahiro. Ni igiki kigusaba kugira ngo uhinduke igikoresho cy'icyubahiro. Ejo tuzagira ibihe bidasanzwe hamwe no gusenga. Munkurikire, Paul ari kwigisha Timoteyo umwana ukundwa. Hamwe ati, Timoteyo mwana wanjye, ntukangwe kuri pasteur, ntukangwe kuri bishop. Najya nkubwira ibintu bikomeye. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Uzarebe no mu mazu yacu aho tuba harimo ibikoresho by'icyubahiro n'ibikoresho biteye ibikoreshwa iby'isoni nkeya. Ndabaha urugero. Abarokore tuvuge ngo haleluya. Ku badamu muvuge ngo haleluya. Abadamu buriya n'abana beza, hari amasahane mu rugo n'ibirahuri biba ahera hahera. Mwabyumvishe? Bisohokayo rimwe mu kwezi y'abashyitsi baje gusa. Ariko igitangaje, hari n'ibikombe bya plastiki umwana ashobora gukina kabumbu, ntacyo bitwaye. Noneho ibeshye ugiye kubifataho ya masahane. Ba mama muvuge ngo amen. Reka mpareke. Hari amatorosho mu nzu. Igitangaje, hari amatorosho akoropeshwa hanze, hari n'ayandi yo mu nzu. Hari imifagiyo, imikubuzo yo mu nzu indani, hakaba niyo hanze twaturi. Ako hanze ikizaka kwereka kaba ari agacimbo. Kariya ntushobora kukazana mu makaro ngo urakubona, ntibibaho.
nuko rero mu nzu y'Imana turi tuvuye ngo haleluya. Paul ari kwigisha Timoteyo, aya mwana wanjye Timoteyo, ntukangwe n'ukuri bishop, ntukangwe ko hari titre runaka ufite. Ndagira nkubwire mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho by'umumaro, harimo n'ibikoresho bikoreshwa iby'isoni nke, ngo ariko umuntu niyitandukanya. Ejo nzatangirira aho ngaho. Make sure ko ejo udasibye kandi uzaza n'inshuti yawe, vuga ngo amen. Nzabereka ni gute umuntu ahinduka igikoresho cy'umumaro. Let me tell you my people, bwoko bw'Imana munyumve, kuba uri mu nzu y'Imana ntibikuraho ko waba igikoresho cy'isoni nkeya. Mwavuze neza? Kuba uri mu nzu y'Imana ntago bivuga ko ukoreshwa iby'icyubahiro. Ushobora kuba uri mu nzu y'Imana ariko ugakoreshwa iby'isoni nkeya. Ahubwo uri igikoresho kihe? Uri igikoresho kihe? Let me tell you, batorero rya Foswe ya munyumve neza, muri ibi bihe tugezemo itorero ry'u Rwanda rikeneye ibikoresho by'icyubahiro. Aho ukandagiye hose bubahwe bitewe n'ibyiza n'iby'icyubahiro biguturukamo, apana amagambo, apana n'ibindi bigiye bitandukanye bidakwiriye. Bwoko bw'Imana, kuba uri mu nzu y'Imana ntibiguha siranse ko uri igikoresho cy'icyubahiro. Kububwiriza Paul niwe yavuze ngo utazaba umeze nk'uteraki, nk'utera waraza. Mani magambo, ushobora kubwiriza, ushobora kuririmba ariko uri kuvuza induru. Bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, buri wese yongere yisuzume muri ubu bwami bw'Imana uri ikihe gikoresho. Wireba abandi. Hari abantu iyo umuntu ari kubwiriza gutya iyo abaga runaka yari ahari akabyumva ibintu bari kuvuga, ntago ari iby'iwe udahari, ni ibyawe wowe uhari. Ngo nibira ntibindeba, ijambo ry'Imana twese hano riratureba, nanjye uri kurivuga rirandeba. Hitureba impamvu Imana itakuzamura mu cyo ufite. Checkinga uri igikoresho kimeze gute. Yesu yaravuze nawe ashaka ibyo bikoresho, aravuga ngo mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze iki? Abasaruzi. Ngo kuko ibisarurwa bigeze gute? Let me tell you my people, ugomba gucekinga uri igikoresho kimeze gute. Yesu akeneye abasaruzi muri kino gihe. Yesu akeneye abantu bakoreshwa iby'icyubahiro bakajya kuvana abantu bameze nabi. Muvuga amen, mbabwira akantu soze. Amen iracyari hasi, zamuka uvuge ngo haleluya. Zamuka kandi uvuge ngo haleluya. Bwoko bw'Imana, igihe utarafata position, bajya mukurikire neza, igihe utarafata position yo kuba igikoresho cy'agaciro, hari abantu bari kurimbuka, hari abantu bari kubabara kubera wowe bagutegereje. Nkavuze neza cyangwa nsubiremo? Hari abantu bagutegereje bari kurimbuka, bategereje kuhagarara ukababera icyitegererezo, ukababera umumaro kugira ngo babashe kuva muri biriya bintu barimo. Torero ry'Imana, mureke tujyane umucyo, tumurikira abantu, niko gukorera Imana gukwiriye muri kino gihe. Hari abantu bari kurimbuka. Paul yabwiye Timoteyo, ndibaza, aramubwira ngo iki Imana ishaka ngo nuko abantu bose bagira gute? Bakizwa, bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bwoko bw'Imana, mureke tuve muri izi ntebe, aho dukorera, aho twiga, aho dutinda, mureke tuvuge ijambo ry'Imana, abantu batabarwe. Abantu bararushye, amadepression yisha abantu. Muvuge ngo haleluya. Wabaye umumaro, wabaye umumaro. Kampani ukorera reka ihabwe umugisha kubera kuyihagazemo. Murika y'umucyo, jyana itoroshi y'umucyo wa Kristo. Erekana Kristo aho utinda, erekana Kristo ibyo ukora. Bwoko bw'Imana, ndagira nkubwire, ukeneye kuba umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nsoreza ahangaha, hari giant, hari igihanda kikuryamyemo ukeneye kubyutsa kugira ngo ubere umumaro sosiyete.
ntago waremewe kugira ngo uze wige ukure wubake urugo ubyare nurangiza upfe. Oya, hari mandate, hari divine purpose y'Imana iri ku buzima bwawe. Ndagusabye, make up your mind. This is 2025. Uyu mwaka tugitangira vuga ngo ndanze kuba usanzwe. I refuse to be ordinary. Ndanze kuba usanzwe, ngomba kuba uw'agaciro mu buzima bwanjye, mu muryango wanjye, mu kazi nkora. Kuba ahantu nkora bahabwa umugisha na presence yanjye. My dear people, reka mbasabe iki kintu. Hagurukisha imbaraga muri uyu mwaka, wange kuba umuntu usanzwe. Make up your mind. Benshi muri twebwe dufite amapotential aturyamyemo asinziriye. Nagira ngo mbabwire turi mu gihe cya Dawidi na Goliyati. Goliyati yahagurutse, dukeneye ba Dawidi bahaguruka kugomba kumushyira hasi. Ndagira ngo nkusabe, nudakora ibyidasanzwe mu gihe urimo, uzapfa nta n'umuntu n'umwe uzakwibuka. Njya mbona abagabo nk'aba Dr. Myles Monroe barapfuye imyaka iciyeho, ba Theo Osborne, ba Benson Dahosa, abose bagiye bapfa mu myaka iciyeho, ariko na n'uyu munsi abantu baracyabavuga. Paul yaragiye, Petero yaragiye, n'uyu munsi turacyabavuga kubera iki? Impact basize mu gihe cyabo. Najya nkubaze, ni yihe impact uri gukora muri generation yawe? Haguruka ushyire impact muri generation yawe utanga. Mama, wihugira mu guteka gusa, wihugira muri make up gusa, sohoka genda utange impact. Umunsi wapfuye gupfa uzapfa. Ko mundeba nabi, nanjye ubahagaze imbere mu nzapfa. Twese inzira yacu ni hari ya rusororo, nugira umugisha ukabona aho bagushyira hariya hataruzura. Let me tell you, icyingenzi si uko uzaba upfuye, icyingenzi ni ihe impact uzaba usize, ni ihe mirimo yawe izibukwa, nicyo uzasigira muri Foursquare abadamu n'abagabo bakarira kuko utashye, nicyo uzasigira umuryango wawe bakaboroga kubera ko mbibutse ko hari abantu bapfa bakabata Imana iradukijije. Ahwi, haleluya, amina. Nubwo bagira kwirimbi bakate yakoze imirimo myiza, yigeze kwishyura umwana ishuri kandi uwo yishyuriye karakano ko mu cyaro yishyura imyaka 15 iciye nabwo igihembwe kimwe, bakazanye kujya bakitirira imirimo myiza kubera ko nta impact yasize. Ni buhe buhamya we bazakuvugaho? Kugenda uzagenda, maybe si uyu munsi, maybe si ejo, ariko igihe kizagera uzagenda. Ariko igitangaje nicyo uzaba usize mu gihe cyawe. Bajene muri hano muvuge ngo haleluya. Niki kintu uzaba usize mu rubyaro rwawe? Niki kintu uzaba usize muri industry urimo? Ushatse wakora ku mitekerereze yawe ukongera ugahaguruka. Hagurutse igihanda kikuryamyemo, hagurutsa potential zikurimo, reka wongere wake. Uyu mwaka ukubona avuga ati hari ikintu cyabaye kuri uyu mudamu, hari ikintu cyabaye kuri uyu mugabo. Kubera iki? Uburyo bari bakuzimo bitandukanye n'uburyo bakuze uyu munsi. Nagira nkubaze iki kibazo, uzasiga ihe nkuruki imusozi? Mbibutsa ko guhagarara hano nkavuga ntago byo bidetermininga impact ngira. Guhagarara hano nkaririmba utitiranye impano n'imirimo myiza dukorera muri Kristo Yesu. Abefeso 2:10 yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngiye kuguha iminota 3 uririra Imana, usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, ndanze kuba ordinary, ndanze kuba umuntu usanzwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ngomba kugira impact mu kazi, impact abo duturanye mu miryango, impact aho ugeze usige impact izaguherekeza mu gihe utazaburiho. Let me tell you, benshi muri twebwe tuvuza amazina ya ba data, nduwo kwa runaka, hari abantu bagutera amabuye, ariko hari nabandi bavuga ngo nduwo kwa runaka. Ugasanga umuryango ugufungukiye atari uko wawukoreye, ari uko so yasize izina ryiza. Igihe cye cyararangiye, wowe nabahe bana bawe bazabenefisa ku cyo wasize. Make up your mind. Mama, papa, make up your mind. Ndashaka dusenga. Ni yihe impact? Bajene mutagira ngo mwebwe ntimupfa, ntago murabona bajene bapfa ku myaka mitoya. Oya, turi hano mujya mubabona. Utateba ngo ngengo ndacyari wese ngo ndacyategereze ngo nzakura.
ntuzi ibiguhagaze imbere. Sinkwifurije kugenda mbere y'igihe cyawe, nta n'ikizagutwara, ariko ugomba gusiga impact. Impact ntabwo igendana n'imyaka, impact igendana na purpose. Bwoko bw'Imana, ni ibihe bihanda, ni ikihe gihanda kiryamye muri wowe? Nta muntu n'umwe warebaga Dawidi amugirira icyizere ko yakwica Goliyati, ariko ubugabo n'ubushobozi bwari bumuryamyemo. Ntabwo bwagaragazwaga n'isayizi yari afite, ntabwo bwagaragazaga n'igikuriro yari afite, bwagaragazaga na purpose n'Imana yamenye ku buzima bwe. Let me tell you, make up your mind. Nimba bigusaba gusenga, senga. Nimba bigusaba kwiriza, iyirize. Nimba bigusaba gukora amaretrete, yakore. Ariko nushaka wange kubusanzwe. Impact iraharanirwa. Gukorera Imana kwa mbere no kujyana umucyo. Bwoko bw'Imana, amahanga aradutegereje, iki gihugu kiradutegereje, imiryango yacu benshi muri twebwe iradutegereje. Nicyo uri gukora? Haguruka ku maguru yawe dusenge. Tuzakomeza ejo. Hari abantu bahawe umugisha, dukomere Imana amashyi. Ejo nzaba mvuga niki bisaba kugira ngo ubigikoresho cy'umumaro. Bizaba ari bidasanzwe. Ndagusabye iminota 3 yonyine, fatira mugenzi wawe mu kiganza. Abicaye please tuhaguruke. Uyu ni umwanya utagomba kuzamo ubunebwe. Tugiye gutogota. Abo muri foso ya tuvuge ngo amen. Abana bo muri urugo bavuge ngo amen. Tugiye gusenga. Ndaguha iminota 2-3 utogote, usenge like never before. Ubwira Imana ngo Mana, ndarambiwe kuba umuntu usanzwe, ndifuza gusiga impact mu rubyaro rwanjye. Nasabye Imana bati Imana, mu rubyaro rwanjye byansaba kwiriza, byansaba icyo bizansaba cyose nzabikora, ariko nanze kuba umuntu usanzwe. Kandi so far so good. Let me tell you, bwoko bw'Imana, tugiye kuririra Imana. Nimba utarasobanukirwa purpose yawe, subira ku muremyi wawe, umubwire Imana vishurira. Ba mama senga Imana, ba papa senga Imana, ba jene mushake mu maso y'Imana. Tugiye kuririra Imana mu minota 5. Sinshaka kukubona usenga ngo Mana urare, no, sengesha imbaraga. Biravuga ngo isengesho risenga nk'umwete rigiri umumaro muri byose. Tugiye kuririra Imana, amarira nazo yarekure. Ubwira Imana ngo Mana, ndanze maybe ko ntawe wacu wakomeye gukomera gutangirane nawe, ariko wange kuba umuntu usanzwe muri generation. Niwe batera amabuye, niwe bicaza inyuma iyo hirya mu bishetse, niwe no, refuse to be ordinary. Bwira Imana ngo Mana, impano wampaye, ubumenyi wampaye, ngiye kuburtyaza, nzasenga, ariko ngomba gusiga impact mu rubyaro rwanjye. Nihe impact? Ngiye kuguha iminota 5 riri Imana. Ubwira Imana ngo Mana, ndifuza gusiga impact. Mu itorero ndimo nzasiga impact, mu muryango mvamo nzasiga impact, mu gihugu cyanjye nzasiga impact. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, utangira usenge. Ndashaka kumva abamama basenga, ndashaka kumva abasore n'abapapa basenga. Zamura ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Uwo muntu muri kumwe musengere mu izina rya Yesu. Ngaho zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Japakata ya marahazovaya jempregedege varahante elemale kas. Zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka, zamuka 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 zamuka. Bwira Imana ngo ndanze kuba umuntu usanzwe, ndanze gusuzugurwa, ndanze gupfa ntasize impact mu gihe cyane. Zamura ijwi ryawe. Jekeberegadi ya malahaza shabariade. Ndashaka kumva amajwi y'abajene n'abakobwa, ndashaka kumva amajwi y'abamama baririra Imana, ndashaka kumva ababyeyi abapapa bamama baririra Imana kandi Imana, ndanze kuzasiga inkuru mbi, ndanze kuzasiga inkuru mbi. Abadukurikiye online please, uyu niwo mwanya wo gusengana natwe iminota 5. Nyihanganira uzamura ijwi ryawe, ubwira Imana ngo Mana, ndanze kuba umuntu usanzwe, ndanze kuba umuntu usanzwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Jebegedege parahazaya matakaba repelepa riadoshetekepa ramprozobegede jimajia mahata raya kusapa
rantakapa riadoko shopakata rembregedege pariada jiama rakwazuda rintakida lemefalega siamanta atsumuriro mu izina rya Yesu. Zamuka mu mwuka, sengesha imbaraga. Iminota 2 dusigaranye yesengeshemo imbaraga. Bwira Imana ngo ntago nzaba woroshe, mu muryango wanjye nzasiga impact, mu kazi kanjye nzasiga impact. Rakata ya bariadosh jembregede variado. I refuse to be ordinary in the mighty name of God Jesus. Rataya marakus. Yes, renza hongaho gusenga. Togota foswe ndashaka kumva musenga. Zamura ijwi ryaho, sengera abana bawe, abana banjye bazakomera mu izina rya Yesu Kristo. Imbuto zo mu nda yanjye zizakorera Imana. Jebegedege bariada ramprahada. Bwira Imana iguha ubushobozi bwo kugaragaza umucyo w'Imana ahuba, aho utuye, aho ukora. Niko gukorera Imana gukwiriye. Mbwira Imana uyibwire ngo Mana, mu gihe cyanjye nzagaragaza umucyo, mu gihe cyanjye nzakuvuga. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bwoko bw'Imana, aya niyo manywa yawe. Ririra Imana yibwira ngo Mana, aya manywa nyihuhumeka, aya manywa nyibyuka bigakunda, aya manywa nkiri mutoya ngomba kukwamamaza. Jebegedege bariadara hasata shabababobo rabariadoshete ranta imagasaga. Yes, ndashaka kumva ikirere cyuzuyemo amajwi yacu. Zamuka rwose, zamuka mu mwuka, zamuka usenge. Ndabona imbaraga z'Imana zatangiye kumanuka. Ndabona ukuboko kw'Imana kuri kugendagenda hagati muri twebwe. Ndabona destiny z'abantu ziri kuzuka. Ndabona ubuzima bwa benshi buri kuzuka. Ndabona purpose. Shakakakaka rayabosetekete jibahada ratakata ratokoto. Sengesha imbaraga. Inginga Imana ayo marira yarekure, ako gahinda gatura Imana. Mubwire ngo Mana, ndanze shapariada ramprozobegede jibahada. Ngomba kugira impact mu bana banje, mu muryango wanjye. Ngomba kugira impact. Uko niko gukorera Imana gukwiriye. Come on somebody. Yes. La sote. Baririmbyi dusenge. Ukeneye imbaraga z'Imana kumanukira impano yawe. Bakozi b'Imana barimo hano dusenge. Bakristo bari hano dusenge. Itorero tugomba kugira impact. Mu gihugu cyacu impact. Mu miryango yacu impact. Jebe la zobegedegeba jambragadia barahaso rayakata. Yes rayakusa verahus rantaima. Wirambirwa. Iminota 2 isigaye isengamo imbaraga, isengeshemo imbaraga. Yago zamuka mu mwuka. Bwira Imana ngo nditeguye gukoreshwa nawe. Nditeguye kuba igikoresho cy'agaciro. Nditeguye kuba igikoresho cy'umumaro. Shabarahade jembregedege barahadaya marusa faya remprosopahada jatakut mila losa pahada vantere maria gadiadosh rantayama reshataya. Imbaraga zazuye Kristo bapfuye zizura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Zizura ubuzima bw'amasengesho, zizura ubuzima bwo gusoma ijambo, zizura umuhamagaro wawe mu izina rya Yesu. Shetele malahadi jimbregedege barahadayama la sopahade. In Jesus' mighty name.
zamura ibiganza byawe. Melako zavahantelema milanto fariada. Wirangara, zamura ibiganza byawe, amaso yawe yahumirize, utekereze ku bwiza bw'Imana. Ubwira Imana ngo Mana, ikindimo kizure mu izina rya Yesu. Potential zindimo zizure mu izina rya Yesu. Umuhamagaro undimo wuzure mu izina rya Yesu. Jepeketeke parahadaya mesha pahira landore Maria zola fariande kis lamprehinta alelas. Reka umuriro w'igicaniro wake, reka umuriro w'igicaniro wake, reka umuriro wake mu buzima bwawe. Impano yawe yake, umuhamagaro wawe wake mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iki gihugu gihabwa umugisha kuba kigufite, umuryango wawe uhabwa umugisha kuba ugufite, mu kazi kampani ukoreramo, aho wiga bahabwa umugisha kuba bagufite. Jemprehedeke farahada rahusa pahante lembrekede varianda kus. In Jesus' mighty name. Shalahada rahma. Zamuri ibiganza byawe muri no presence y'Imana. Ndumva presence y'Imana idasanzwe ahantu. Ndumva imbaraga z'Imana zatangiye kumanuka zigendagenda hagati muri twebwe. Icyamukuzamu ibiganza, imbaraga z'Imana zikagukoraho. Icyamukuzamu ibiganza, imbaraga z'Imana zikazura ibyawe, zikazura umuhamagaro wawe, zikazura impano yawe, zikazura potential iri mu buzima bwawe. Uyu mugoroba umuhamagaro wari warasinziriye wongera ukanguke mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba impano yari yarasinziriye yongera ikanguke mu izina rya Yesu. Ugomba gutwara umucyo, ugomba gutwara umucyo mu mahanga, ugomba gutwara umucyo mu mahanga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagusengera uzamuye ibiganza, aho uzakandagiza ibirenge uzemerwe mu izina rya Yesu, aho uzakomanga uzakingurirwe mu izina rya Yesu, aho uzinjira ujyana umucyo bazakwemere mu izina rya Yesu, mu muryango wawe bakwemere, mu kazi ukora bakwemere. Imana dukorera ikwemeza abantu mu izina rya Yesu. Sharahadara Mariada. Ndumva amavuta adasanzwe aha hantu. Buri mwuka wose waguteraga ubuzima bwawe ukakunaniza kudatanga impact muri generation yawe, uwo mwuka ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Umwuka w'igisuzuguriro ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Umwuka wo kudashobora ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Buri gicaniro cyose kitavuga Imana, buri gicaniro cyose kikunaniza, gisenyuke uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Variadakus shapara hadariaba riamando kopahida jampre. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe cyane. Nyemera dusengane umunota umwe. Buri mwuka wose wari utwikiriye impano yawe, wari utwikiriye umuhamagaro wawe, uwo mwuka utuma impano yawe itagaragara, icyo ushoboye kitagaragara, ngiye kuguha umunota umwe ukubite. Uwo mwuka ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Uwo mwuka wari utwikiriye ubuzima bwawe, uwo mwuka wari utwikiriye umuhamagaro wawe, ukuvera mu izina rya Yesu. Ngaho zamurirwa ijya usenge umunota umwe, kubita hasi uwo mwuka udagaragaza impano ikurimo. Jedededede mu izina rya Yesu. Kuvira ijoro tangira ugaragare mu izina rya Yesu. Kuvira ijoro tangira ugaragare mu izina rya Yesu. Icyo ushoboye kigaragare muri sosiyete, icyo ushoboye kigaragare muri sosiyete. Jatakataraba remproso bahia lale kazumfarahada. In Jesus' mighty name. Abana b'Imana muri hano dukomere Yesu amashyi menshi, tumuvugiriza akaruru wa mwami, tumuvugiriza akaruru wa mwami. Zamura ibiganza byawe. Ndahanura ku buzima bwawe munsi y'amavuta y'ababyeyi b'uru rugo. Ndavuga ngo aho uzakandagira uzemerwe mu izina rya Yesu, aho uzakomanga bazagufungurire mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose wari ugutwikiriye ugukurwaho mu izina rya Yesu. Ndahanura kwinjira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Ayayayayaya, injira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza uvuga ngo I receive it.
Yesu amashyi menshi. Kuva iri joro mu izina rya Yesu, genda ugaragaza umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Amahanga gushake mu izina rya Yesu, abakomeye bakugane mu izina. Ariko iyo amen iracyari hasi, uvuga ngo amen cyane. Ariko hari umuntu wavugiriza Yesu akaruru we. Vuga cyane ngo haleluya. Vuga cyane haleluya. Sema he. Zamura ibiganza byawe. Turi guhanura bwoko bw'Imana. Witegereza ko dutitira. Icyo wivugaho kingana ubushobozi n'ikimana ikuvugaho. Zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo biganza byawe tubihesheje umugisha mu izina rya Yesu. Icyo uzakoraho kizahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Ibyo birenge byawe tubihesheje umugisha, aho uzakandagira uzemerwa mu izina rya Yesu. Ubwenge bwawe tubihesheje umugisha, icyo uzatekereza kizahabwa umugisha. Zamura ibiganza byawe uvuga ngo ndabyakiriye. Maroso vagada. Bless you. Vuga cyane ngo haleluya. Vuga cyane ngo haleluya. Zamura ibiganza byawe one more time. Ndumva umuriro watsa ahantu. Zamura ibiganza byawe cyane. Listen, ndavugana n'umwuka warutwikiriye icyo ushoboye, warutwikiriye impano yawe, warutwikiriye umuhamagaro wawe, warutwikiriye potential kurimo. Munsi y'aya mavuta turasenze ngo uwo mwuka ukubitwe hasi, uwo mwuka ukubitwe hasi. Kuva uyu mugoroba uko usohoka muri ariya marembo, amahanga akwemere mu izina rya Yesu. Igihugu kikwemere mu izina rya Yesu. Listen, n'abakurwanya n'abanzi bawe bakwemere mu izina. Zamura ibiganza ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Shapahadariya mahada. Iki ni igihe cy'abana b'Imana kurabagirana. Bana b'Imana muteraniye hano, nagira ngo ubwire iki ni igihe cyawe cyo kurabagirana mu izina rya Yesu. Birabanga impano y'umuntu mucira inzira. Ndahanura ku buzima bwawe, Imana yagushizemo ifungura amayira mu izina rya Yesu. Marasu fahada kabariada. Shapariagos lantaria mahaza farahada. Zamura ibiganza byawe one more time. Ndaguhanurira munsi y'amavuta y'uru rugo mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa usanzwe mu izina rya Yesu. Uzapfana imirimo myiza ikomeye mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo uzapfana imirimo myiza mu izina rya Yesu. Igihugu kizahabwa umugisha kukugira, abana bawe bazahabwa umugisha kukugira, umuryango wawe uzahabwa umugisha kukugira, ibyo ubamo n'ibyo ukora bizahabwa umugisha. Zamura ibiganza ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Kubw'iyo mpamvu genda urabagirane mu izina rya Yesu. Genda amahanga akwemere mu izina rya Yesu. Abami bagushake mu izina rya Yesu. Ubyukanye kurabagirana. Yesaya 60 biravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Foswe ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Byukura bagirane, byukura bagirane, byukura bagirane, byukura bagirane. Akira kurabagirana mu izina rya Yesu. Reka numva abana b'Imana tuvugiriza Yesu akaruru, tumukobera amashyi menshi. La satalama. Thank you, Father. Thank you, Father. Ejo ndebera mugenzi wawe mubwire ngo ejo tuzagira umwanya uhagije wo gusenga. Ejo tuzatogota. No ntago tugomba gupfa gutya. Not in my generation. Ejo tuzagira umwanya wo kumva ijambo. Ejo tuzajya deep mu ijambo. Niturangiza dufata umwanya wo gusenga no guhanura ku buzima bwacu. Let me tell you, uyu mwaka wabyanga wabyemera ugomba gusiga impact mu rubyaro rwawe mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Ejo ndakuraritse ku mugoroba
saa 11 mama, ejo saa 11 my dear tuzagira umwanya wo gusenga no guhanura ku buzima bwacu. Vuga cyane ngo haleluya. Let me tell you, hari impamvu Imana yaduteguriye ibihe nk'ibi byo gutinda mu nzu y'Imana. Hari impamvu. Reka mutahana kakana. Listen, umwaka mushya utarimo wowe mushya ntacyo bimaze. Subiremo, umwaka mushya utarimo wowe mushya ntacyo bimaze. Iyi programe umukozi w'Imana yaduteguriye hamwe n'umwuka w'Imana nukugira ngo twongere tuba abantu bashya. Uyu mwaka nk'itorero rya Foursquare n'umwaka wa impact mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo haleluya. Mbere ko ntanga microphone, ndasabye buri muntu wese uri hano uzi ko ataraho ubuzima bwe Kristo, wibuke ko yagupfiriye ku musaraba, wibuke ko impact tugira ni udushoboza ko bireva ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Ndagusabye mbere yuko ntanga microphone ndifuza kugusengera. Urabizi ko usaka Yesu, urabizi ko urushye, ubuzima burakuruhije, ngwino kwa Yesu akuruhura ibyaha. Twese twamusanze tunaniwe aradutabara. Uyu munsi turabagabo bo guhamya umucyo kubera umugabo witwa Kristo. Ndagira ngo nkusengere ukiri hano utaraho ubuzima bwa Kristo, zamura ikiganza cyawe nkusengere. Zamura ikiganza cyawe, zamura ikiganza cyawe, kizamure cyane. Foursquare nuko umucelebrating abakozi b'Imana baje kwakira Yesu. Shaparahada, wowe wazamuye ikiganza irukanke hano imbere musengere. Irukanke irukanke hano imbere musengere mu izina rya Yesu. Bari gutera intambwe Foursquare, come on, reka dukomere Yesu amashyi menshi kubwizi ingabo ziri kuza. Muhagarare hano imbere mbasengere, mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. My God, baracyari benshi. Foursquare muri hehe akaruru kwa Yesu. Zalakus. Yes. Ariko mwakubitiye Yesu amashyi menshi. Reba ubugingo buri kuza kuri Kristo. Shima Yesu. Wow. Yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka. Jalabara hadere bariadoshata. Komeza utera intambwe, komeza utera intambwe. Komeza utera intambwe ngusengere. Komeza utera intambwe ngusengere. Urabizi ko utarakizwa, tera intambwe. Komeza utera intambwe rwose. Komeza utera intambwe, komeza utera intambwe uze. Wigira ubwoba, wigira isoni, tera intambwe, Yesu aragushaka. Umva mirindi y'Uwiteka aragushaka. Tera intambwe, ngwino kwa Yesu aragushaka. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Uriye mwana w'umuntu arahamagara uwakure naragushaka. Garuka mu rugo. Twakomera Yesu kubw'iyi minyago. Ariko muri kureba abantu baje kwakira Yesu. Haleluya, haleluya. Torero ry'Imana muri hano ngo duselebratinge, tuvugirize Yesu akaruru. Yes. Yes. Bwoko bw'Imana ushobora kuba waje utazi ibyo urimo, utazi twese twamujeho tutazi ibyo turimo, tutazi impamvu yo kubaho kwacu. Ariko uwo mugabo ntajya ahimuka, ntajya ahinduka. Uko yarari niko ari, ni nako azahora mu izina rya Yesu. Mama, ibi nibyo bihembo byanjye. Nibyo. Ni ikintu mbanje yo ibyuya byanjye by'uyu mugoroba ntago bibaye impfabusa. Haleluya. Kubera abana b'Imana. Ariko haruvuga ngo haleluya, haleluya. Haleluya. Twazamura ibiganza byacu. Ngiye kubatiza amagambo.
biravuga ngo umuntu amwizeza umutima yarangiza akamwatuza akanwa bari mu munani ngo abakijijwe. Reka nkubwize ukuri, uwo mwami w'abami niwe wagupfiriye, uwo mwami w'abami niwe ugufitiye umugambi mwiza udasanzwe. Ngiye kuguha amagambo nurangiza uyasubiremo n'imbaraga zidasanzwe. Zamura iganza vuga ngo mwami Yesu, amajwi yanyu ari hejuru, vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye umbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nihakanye Satani n'ibikorwa bye byose bibi. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gishya. Vuga cyane ngo mwami Yesu, ibya kera byose bihinduwe bishya. Kubw'iyo mpamvu nta teka nzacirwaho, nta kurimbuka kuri mu buzima bwanjye, kuko wapfuye kugira ngo mbeho. Nkwijeje umutima, nkwatuje akanwa kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu, amen. Mana nsengeye aba basore n'abakobwa n'abamama n'abapapa baje kwakira Yesu Kristo. Ndasenga ngo imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye, izo mbaraga zigendane namwe mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kubatwikire mu izina rya Yesu. Ndasenga Mana, Mwuka Wera ubaragire, ubashumbe, kandi mwami muri buzabahindura abagabo n'abagore bazagaragaza umucyo wawe mu gihe cyabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana bibagote mu izina rya Yesu. Kubwo kwakira Kristo nta judgment, nta kwiciraho iteka mu izina rya Yesu. Amateka yawe ahise ahinduwe mashya ku bwa Kristo wakire mu buzima bwawe. Umucyo wakiriye reka umwijima uhunge mu izina rya Yesu. Uzavemo umugore, uzavemo umugabo ugira impact muri generation yawe. Urakoze mwami, tugukomeye amashyi kubw'iminyago uduhaye mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Reka mbasabe mwese muhindukire murebe uriya mu protocol uri hariya. Abayobora inzira barafata contact, please mumukurikire. Yesu abaho umugisha. Bari gusubira twakomera Yesu amashyi menshi. Fosweya amashyi y'abantu bakijwa ngana gute koko? Reba umubare w'abantu benshi. Reka tumuvugiriza akaruru uwo mwami. Reka twongera tumuvugiriza akaruru kashi. Tumubwira ngo urakoze Yesu, urakoze. Valia da kusahadari y'abahose. Uyu ariko ndanezerewe. Y'abantu bakijijwe. Yesu yabwiye Petero ngo ndashaka kuva mu kuroba amafi ukajya kuroba abantu. Twese twahawe umuhamagaro wo kutaroba amafi ahubwo tukaroba abantu mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru biherwe rw'icyubahiro mu izina rya Yesu. Mana tukuzamura ibiganza tugushimira kubw'umurimo ukoretse aha hantu. Urakoze kubw'ubwoko uhembuye n'abukijije. Urakoze kubw'iminyago uduhaye. Tugukomeye amashyi menshi tugushima mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Na ejo ntuzaze wenyine, uzatumira inshuti yawe. Tuzagira umwanya udasanzwe wo kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Munyemere dukomera umubyeyi wacu amashyi atambuka mu izina rya Yesu, amen.